umukobwa ko yenda gutaha nyine akaza kumureba uko ameze n'ibiki byose. Umukobwa kumbi umukobwa aranje ngabwira umutipe ngo inda ngo yikubise hasi ndivamo, uko ngo yarazi ko umuhungu wo muri Amerika ngo agomba kuza gufata irembo mu kwa mbere, urumva, kandi undi yamufashe irembo mu kundi kwa mbere. Story time. Oh my goodness, you are all welcome. Thank you for subscribing. Hi guys, how are you doing? Neza ko mwese mumeze neza. So thank you so much ku bantu bose bakomeje kusubscribinga, ku bantu bake bandebera story hano kuri YouTube. Imana bahereza umugisha, nicyo cyambere nababwira, Imana bahezagire, and please subscribe and don't forget to share kubera ko you don't know what you are doing for me. Thank you so much. And abantu bose barakenye ntabonye ikintu kuri TikTok. I'm so sorry. Nazo nzajya nzibaha. Yeah, but you can come here on YouTube and watch from here, and thank you. So, hi everybody, how are you doing? I hope all of you are doing fine. So, it's a story time. I don't know why I'm so pissed. Most especially ku bakobwa cyangwa ku gitsina cyanjye, nyine ku bagore. I'm so pissed at them, and yeah, actually harakonje, niyo mpamvu nambaye like this. So, hi guys, story time. Umukungu niwe wanyine cyambwiye Debbie, ntabwo nzi ikintu nakubwira kuko Debbie kunda kuvuga niko yahitangiye avuga Debbie kunda kuvuga ngo inkuru z'abahungu ngo bahemuka, ariko cyane cyane abakobwa namwe murahemuka, kandi mu buryo bwose murahemuka pe. Ndamuga se so why you kuki utangiye sesereza, ahita mbwira ntabwo ari kubasesereza, but the truth is murahemuka kandi ntabwo mujya mubimenya. So guys, story time, welcome to my YouTube channel. Reka babwire ko umuhungu yambwiye ati rero Debbie ati ngiye nakundanye n'umukobwa, twakundanye 2018, dukundana ntaba mu Rwanda. Icyo gihe nabaga mu Bushinwa, umuhungu niko twigaga mu Bushinwa, barakundana baza gukundana umukobwa wo mu Rwanda. Umuhungu ahereza umukobwa amafaranga, atangira gukora business. Yine sinzi umuntu nyinshi sinzanira ko amafaranga, ariko wenda abana bo mu bakire baba bafite ukuntu babona amafaranga. So sorry, actually it's my friend who sent me this story. Niyo mpamvu ndi kumuvugiraho. Yeah, he is my friend. Yeah. So I am guy Debbie naje kumuha amafaranga, basi kumuha amafaranga ndabwa shaka ikintu ukora kugira nanjye mbe ndikora no mu Bushinwa, nshaka igiceri gake, then wowe tuzaza nyine ninza umukobwa aratangira nawe kujyava arakora, amaze gukora abona amafaranga. Mbere n'umuhungu ajya gumurangurira, n'umukobwa arambwira ati wowe ntabwo uzi ibyo abakobwa bakunda, kuko umukobwa acuruza ibintu by'abakobwa. Arambwira ati ningiza iza kukurangurira aho ngaho mu Bushinwa. Kwirangura umukobwa aratangira agenda akajya kurangura gake hano na hano, kumwe n'umuhungu bakabona narumva nyine abona na sheri wiwe, things like that. 2020 rero urabizi ko haje covid, hamaze kuza ko actually before covid nko mu kwa 12 2019 umukobwa yagiye kurangura ava mu Bushinwa when she was pregnant for this guy. Atwitiye umuhungu ageze hano mu Rwanda, urumva mbaye bahise bafunga, ahubwo noneho umuhungu nyine we akajya ashaka ukuntu yamufasha nyine babona imari. Bamaze gufungura nyine twagumye mu rugo, tumaze gufungura icyo gihe rero turi muri kuma mu rugo, niho umukobwa yabwiye umuhungu ko atwite. Umuhungu he was so excited, like very excited. Aravuga ati ndanezerewe kuba utwite, urakoze. Buraya aramubwira ati umugore wanjye mwiza, thank you so much for getting pregnant for me. I'm saying this because I know my friend. Yeah, ndako nguko bakomeza gutyo gake nyine umukobwa agezeho akajya abwira umuhungu ko atwite, bigeraho ngo akajya amaka amafaranga nyine yo ko atwite n'ibiki byose. Then bigeze nko mu kwa bamaze gufungura intuzi yose, abantu bashobora gutaha n'ibiki byose, umuhungu abwira umukobwa ko yenda gutaha nyine akaza kumureba uko ameze n'ibiki byose. Umukobwa kumbi umukobwa aranje ngabwira umutipe ngo inda ngo yikubise hasi ndivamo. Umuhungu arabyemera avuga ati okay, if inda yavuyemo ni iki kindi se nakora? Nta kindi kintu ngiye nakora, nyine ubwo byarangiye, it's fine. Umuhungu ariko n'ubundi ntiyaretse kuza, yaraje aza kureba umukobwa, aza kureba sheri wiwe, aramureba, baraganira. Arambwira ati so urumva meze ute? Umukobwa agiye bikorera ndababaye kuba ndatwite, things like that. Urabona inda yavuyemo nyine umva birarangira. Umuhungu asubira mu Bushinwa, aza no kurangiza kwiga. Amaze kurangiza kwiga rero aguma mu Bushinwa, ariko aza kuva mu Bushinwa gato
aja kuva mu Bushinwa ajya kuba German. Ageze German arakora ariko umukobwa hano ukora mu Rwanda, umukobwa akamubwira ati why don't you come and get married? Umuhungu akamubwira ati urabona turacyari batoya, sinduza n'imyaka 26 cyangwa 28 wabaye wihanganye. Umukobwa akamubwira ati okay, kuko umukobwa n'undi ari mutoya kuri uyu muhungu. Baguma gutyo, umuhungu ntagezeho ngo umwaka ushize, actually my friend yabimbwiye ndabyuzi byose kuko ndabizi ko afite mariage. Urumva arani namubwira ati nta kibazo nzaza dukore ubukwe nta kibazo. Umuhungu rero araza umwaka ushize mu matariki mu mezi atangira aza mu Rwanda, bafata irembo. Bamaze gufata irembo umuhungu arapropoza, anasubira ariko twite gushaka igiceri tuzakora ubukwe mu kwa mbere k'uyu mwaka nyine nguyu. That one happened last year. Umuhungu rero aravuga ati sakora ubukwe mu ntuze nyine. Umukobwa rero umuhungu aratangira kumushyira muri process zuko akushaka kumusanga muri German ariko nyine bamaze gukora ubukwe ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bajya muri process. Umuhungu ngo agareza umukobwa amafaranga yo kujya kwiga ese muri German so biga ikidage, I don't know, ariko nibyo nzi ngo akamenya amafaranga kujya kwiga ikidage. Umukobwa nyine ngo ntagende bikigumira gutyo nyine ntageyo. Umuhungu akamubaza ati ufite gahunda yo kuza hano, ufite gahunda yo kushaka? None mu gihe cyabo cyo gutegura ubukwe batangiye kujya bashwana cyane, bagashwana. Umuhungu akamubwira ati ndashaka ibi, umukobwa akavuga ati njye ndashaka ibi. Umuhungu nawe aragira avuga ati okay, whatever the price of the wedding, it's yours, do whatever you want. Uzanyimpamagara ariko dushaka ikibazo, dufite ikibazo cy'amafaranga ubu ngiye please. Nakunda ukuntu nabigenza muri ibyo bintu byose byo gutegura ubukwe. Rero umuhungu yaje nyine ngo yari kuri stati, ko kundi ujya kuri stati, ariko uwo mutipe ngo yari umuhungu udakunda kureba stati nyine zaba. Actually ndabizi ko adakunda no kureba, ntagakunda kureba stati, nta no kuri WhatsApp kumubaraho ni ikibazo, ujya umwandikira kuri Instagram gusa. Noneho ngo umunsi umwe ngo sinzi ibintu byamufashe abagiye kuri WhatsApp atangira scrollinze abona sister wa mukobwa yapostinze mukuru wiwe ameze nkaho aryamye ku muhungu, ameze nkaho ari gusomana ariko uwo muhungu atagaragara mu maso. Noneho umuhungu akibibona arya screenshot, amaze kurya screenshot agarutse kuyireba ahita yibura, ariko urumva ko yaramaze kuyika screenshot. Agase byaba ari byo, arije ngo ahita abaza umugore, aramaze sheri ibi ni ibiki? Arambwira ati no, that's not me, that's my sister. Arambwira but this is you. Arambwira no, that's not me, that's my sister. Umunga arabireba aravuga ati kuko mbona ari wowe. Aravuga ati nyine kuko ngo ntibanagaragara nyine bikino yabonye nyine like hano, ariko nyine ngo wabo benshi barasa agira ngo abimubwiye ko aravuga ati urabona wa ari ngiye koko. Ahita amweza n'ifoto y'uwo mukobwa, iyo sister wiwe ariko nyine yambaye iyo kanzu nyine yabonaga yambaye. Murabona uyu ngo atari we. Umungu nyine kumwanga mu nda aravuga ati okay, sorry nibeshyira nzi ngo ni wowe, things like that. Noneho umuhungu ngo umukobwa aramubwira ngo nareke mbere ko bakora ubukwe ngo ahubwo ngo abanze ngo amuha amafaranga bagure shop yagura ahantu yakoreraga. None namara kuhagura ahantu yakoreraga agire nyine wazaze bakora ubukwe afite ahantu hari neza gukora. Mbwa se nuko ufite gahunda yo kuza hano, urashaka kwagura shop mu biki, urashaka kuyagura kubera iki? Umukobwa aramubwira ati ariko ngiye hanze sinakunda burya, ushaka wazarika nkabanza nkaba mu Rwanda higiye gitoya, none nkazaza maze kumenyereza hano hantu nkasigira sister wanjye, none akaba acuruza amafaranga mu gihe hari umuntu atarabona akazi ari mu Rwanda akaba mutunze. Umuhungu ati icyo gitekerezo nicyo madamu mwiza, abamuhereje amafaranga. Noneho umukobwa umuhashe y'imisi, umutipe ari kuri Instagram nyine, umva kujya kuri Instagram ya sheri wiwe agiye kubona hari umuntu nyine waje nyine ari umutipe wagiye muri comment yiwe z'umukobwa nyine akajya yandikamo ngo agatima na fire. Actually ibyo ngibyo abantu benshi barabikora, n'umuntu muba mutaziranye pe akaza akabikora muri tuze yawe, ariko abona ni umuntu umwe kuva hasi kugera hejuru, umutima we ngo twi. Noneho ahita ajya kuri ya ntuze kuri ya account. Agiye kuri ya account abonaho umutipe wambaye the same clothes yambaye yari muri ya foto twabo yabonye abasomana nyine, akavuga ngo ni sister wiwe. Abonaho the same guy, umuntu bajya gusa arabimubona. Amaze kumubona ahita nagira ahita nyine abona account ye yanga kumufollowinga, aravuga ati ntazamufollowinga simenye ibijya mbere. Ariko buri munsi agahora ari muri search z'uwo mutipe ajya kumureba amwitegereza nyine. Noneho
abona umutipe ashobora kuba ataba mu Rwanda aba USA, nyine umutipe akaba nyine yabonye umutipe ataba mu Rwanda aba USA, urumva. Noneho umuhungu atangira kujya stalkinga wa wundi, uko stalking wa mukobwa yashyiraho story, urumva yashyiraho nka story ahantu, urabona ukuntu ushyiraho story hasi ukabona nk'umuntu yanditse utuntu gutya nyine kuri Instagram, akabona wa mutipe yanditse ngo I love you my wife, I love this look nice. Umuhungu akavuga se ibi ni ibyo. Noneho umunsi umwe ahamagara umukobwa aramubwira ndashaka ko tuza kuvugana nimugoroba, I want us to talk, let's talk about these things. Aramubwira se njye ndashaka kubaza uriya muntu nkora kwandikira ngo I love you my wife cyangwa I love you cyangwa muri comment section zawe w'umuhungu, what's wrong with him? Aramubwira no uriya ni umustoka wanjye, ati ubundi yaje. Umukobwa noneho kugira abakobwa bazi kubeshya, aramubwira ubundi yaje atereta my sister, barakundana, bamaze gukundana amaze kugera habwiye sister wanjye, aramubwira ngo ngiye ngo ntabwo ari nakunda kunkunda ngo mukuru wawe. Noneho sister wanjye atamwanga, nanjye mtamubwira ati ngiye ntabwo byakunda, ngiye mfite fiance wanjye waje no kuba tirembe iwacu, urumva ntabwo byakunda. Umuhungu atavuga ati none kuki utamubloka, why are you enjoying his whatever he puts in your comment section kuri Instagram. Umukobwa ahita amubwira ko maranga abahungu ngo muba hanze ngo mugira insecurity, ngo you have insecurities, ngo so ngo you mean ko ndashaka kugira umuntu ngo w'inshuti yanjye. Atangwa se ko wari umaze kumbwira ko ari gustalkinga, why do you mean umuntu w'inshuti yawe? Umukobwa ahita avuga ngo hoya ngo nyine ndi kukubwira muri rusange ngo kubera iki ngo nta cyizere ngo abahungu b'Kigali ngo abahungu ngo bo hanze mwigirira, ngo umuntu wumva ko abakobwa mu Rwanda tuba cheatinga this and this and this and this. Umuhungu aravuga ati ntabwo ari kimwe cyo navugaga. Ubwo ibintu byose byabaye mu mezi nk'atanu, urumva nyuma y'imba yarafashe irembo umwaka ushize 2024 mu kwa mbere, urumva kugira ngo mu kwa gatandatu ibintu byose byari bimaze kuba. Noneho umukobwa aramubwira ati ntabwo reka mpite mu bloka none ahangaha ngo nta kundi, urumva. Noneho umukobwa ahita ajya kuri Instagram yiwe, ahubwo akora ko kundi ushobora gupostinga story akaba ari ahantu hazibona bamwe na bamwe abandi ntibazibone, sinzi ukanyuruka kuri umuntu kuri story yawe. Ibyo bintu sinzi mbabeho kuri Instagram, ngiye ntabwo ndabikora, ntabwo mbizi, ariko ndabizi ko bibaho gukora ukuntu ujya usharinga story ku bantu bamwe na bamwe apana isi yose. Ahita akuraho uyu boyfriend we umaze kumubwira ngo kubera iki ibintu bigenda gutyo, urumva. Noneho bakomeza gutyo bigeraho ngo mu kwa karindwi umuhungu aza hano ngo yagomba kuza ko ngo ari ibintu bagomba kuvugana na papa w'uyu muhungu n'ibiki byose. Ngo papa w'uyu muhungu yararwaye ameze nk'umuntu nyine ugiye kwitaba Imana. Umuhungu aravuga ati kanjye kureba papa atazapfa ntaranamubona. Umuhungu arataha. Mu gutaha yabwira Shiro ngo tubonane, Shiro akanga kuza cyangwa akaza rimwe na rimwe. Iteka ryose ngo barahuraga ngo akabamubwiye nabi bakaba baratonganye. Then one day ngo umukobwa araza ngo azanye nyine ngo aramusaba imbabazi, ngo I'm so sorry ku bintu byose byabaye. Umukobwa ararara, amaze kurara like ninjoro, like nyine nko mu masaha ninjoro, umuhungu agiye kumva yumva ahindukira buri umukobwa, yumva umukobwa ameze nk'ari kuri telefone, yumva bari kuvugana. Karambwira ngo upfa ngo ihangane ngo rase ngo ihangane ngo urundi ngo nyine ari kuri telefone avugana n'umuntu w'umukobwa. Ngumva ngo mbabare ngo ntubivuge ngo kwako ngo urango sinshaka kumuhomba, ngo ariko ngo n'ingo ngo wibuke ko ngo n'ibintu byose yagiye ankorera ngo kuva 2018 kugeza ubu ngubu ngo byose ntunze ngo kubera we ngo urumva ngo nabandi kumubabaza cyane ngo yihangane ngo namubrotse. Urumva avuga ngo namubrotse yihangane, nta kinzamubrokoreje ejo mubwe ko telefone yanjye bayibye. Umuhungu abyumvishe asubira kuryama, agahinda kamwishe. Umukobwa agarutse kuryama aramubaza se, nyine umuhungu aramubaza se wari kuvugana nanjye, aramubaza ndi kuvugana na sister wanjye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho umuhungu rero ibyo bintu byose bimwanga mu nda, bimaze kumwanga mu nda, aramubaza se ko ntakibona stories kuri Instagram kandi nzi ko ukunda gupostinga, niyo utapostinze ibindi gupostinga amafoto nyine upostinga n'imyenda ucuruza n'ibiki byose. Umuhungu aranje umukobwa aramubwira ngo hujya ngo nabonye atari ngombwa, ngo mfite ngo ukuntu nsigaye ngo mbicuruza ngo kuri Instagram ngo cyangwa ngo akorera n'ahandi hantu. Umuhungu arabyumva aravuga okay whatever. Umuhungu arakumva ko yabyumvishe byamwanze mu ndaranje ngo bike. Umuhungu aramubwira ati se sheri waretse nkakugura telefone nkaguhindurira telefone. Umukobwa ati no problem. Nyine umukobwa arabyemera aramubwira ati ariko ngiyewe kugura telefone kwanjye uzampereza iyo ngiyo wakoreshaga, noneho ngiyewe nkugurira inshyashya. Umukobwa ntari kurikiza atekereza mu bintu byinshi, arambwira nta kibazo. Noneho ngo bafite telefone ngo barayimura. Do you know how bimura telefone ikava mu yindi ikajya mu yindi? I don't know.
ariko actually ndabizi kuko nabikoze bari yanjye barayimuye ya urumva ngo birangiye umukobwa nyine umuhungu atatwara yandi umukobwa yakoreshaga umuhungu arambwira ati ngiye nageze hano kubera ko nari nabonye ibintu byose twakoze kuri ya telefone urumva iCloud n'ibiki byose mpita ngiye nshyiramo password maze gushyiramo password the same phone she was using is the same phone I was using telefone yari nasigaranye ntaho yari itaniye nyine ibintu byose byabaga birimo n'ifoto yo yifotozaga yahitaga ijyana kuri ya yindi urumva noneho umunsi ngiye kubona mbona nyine ko kundi nkabona ibintu byose yakoze ukozwe ndetse nazibonaga n'ibiki byose umunsi special ko telefone ntari nyifite mu Rwanda ariko ibintu byose ngenda nabibona ibintu kuri WhatsApp kuri Instagram everything she was doing noneho njye mba akenshi nyine umuntu arambwira ati mu gitangira ntabwo nashatse gusoma ko umva nuko yari dufite na gahunda ngo y'ubukwe turimo turapanga ibintu byinshi nkamweza amafaranga ya sare nkamweza amafaranga y'imikenyero umukobwa kanyereka akambwira ni ibingi turi gupanga bombi na sister wiwe nkamubwira ati none uhure n'abashiki banjye munapange ibintu nk'ibyo ngibyo bashiki banjye bagategeza umukobwa akaza bagaheba cyangwa akaza ibyo bavuganye ntabikore urumva noneho ba sister be ngo watangira kwitegura ubukwe bwabo bwo mu rugo iwabo ku ruhande badashyiramo umuntu uzi umukobwa urumva ariko umuhungu avuga ati ngiye sister banjye baritonda cyane kuko uyu muhungu nyine yari afite papa we gusa na ba sister gusa ntabwo agiraga ndabiswa ntabwo mama wagira ya no papa we urumva no papa nta gahunda nyinshi ntiyanabijyamo cyane w'ikintu yakoraga providing amafaranga ba sister bakajya mu byo gushaka imikenyero byo kwitegura mu rugo ibintu byabo by'ubukwe umuhungu wabo ntawe uhari ibintu nk'ibyo umukobwa bakamuha amafaranga ya saro nyine umukobwa ari gutegura ubukwe bwose ibintu nk'ibyo ngibyo noneho umukobwa akohereza n'umuhungu amakontra ngo bagiranye ngo na sare ngo na bandi zabaririmbira disi umukobwa bese akabyohereza umutipe umuhungu akavuga ati tukimenya mariage zawe noneho ngo mu mezi nk'abiri ya mbere afite iyo telefone yatinye kwinjira muri Instagram nyine yagiraga ubwoba byo kureba muri iyo telefone cyane byo kuba yareba nyine ku buryo yaravuga ati nshobora kwinjiramo nkibabaza ati sundi kuki ntamwizera nonza kugana n'umuzungu umushuti yarambwira se what do you think umuzungu arambwira se whatever you imba uri kumva mu mutima wawe utekereza ko bino bintu ashobora kuba ari ukuri ushobora gutekereza ko uyu muhungu ashobora kuko ibintu ariko umukobwa ariko gukora ariko gucitinga and you have that phone ni icyaha bashaka kugufunga ariko nanone niyo umutima nama wawe ntuza bwa mbere injira muri telefone rero biramunanira umunsi wa mbere biramunanira wa kabiri biramunanira umuhungu arasara angiye umunsi umwe ngo sinzi ukuntu yahamagaye wa mukobwa kuri WhatsApp ikagira ngo dudu ariko nijya ngo dudu ukagira umuntu yakobrotse kandi ari kuvugana n'undi mu nk'amasaha nk'atatu arangije aba yinjiye muri WhatsApp abona kuri calls wa mukobwa yavuganye na wa muhungu yamazina ari kuri Instagram niwe muntu bavuganye guess what undi sera hanzingi umuhungu abagiye muri telefone agiye mabona chat zowe n'uwo muhungu urumva I love you baby no muhungu nyine nkunda banawe ngo bari gupanga ubukwe urumva umuhungu amweza amafaranga 3,500 kimwe na wa wundi uyu ngo wa muri America nawe yirirwa amweza amafaranga akamwereza nakwerereje reba kuri world limit reba kuri telefone amafaranga kugezeho reba kuri bank amafaranga kugezeho wagiye ahangaha kureba sare wagiye ahangaha kugira ibingibi ababyeyi bawe barabizi ko nzaza gufata irembo cyakora na Romeo undi amufashe irembo kundi kwa mbere urumva uyu nguyu amufashire nyine we azgote kandi kuza kumfata irembo ngo mu kwa mbere ngo ari naho bahita bakora ubukwe ngo we ngazafata irembo ariko kudushaka kuza gufata irembo famille yose nyine iri hamwe umuhungu aravuga ati ngira ngo nzava muri Amerika ntabonye amafaranga yose yuzuye reka manze dukore wowe bibwire wanyu ko ufite ubukwe noneho ngewe nzaza dufata irembo dukora ibintu byose kimwe twita dukora ubukwe mu kwezi kumwe tukahita tunazana bite ngushanze nako mitenza ngushombo nuko ngushakira ibyangombwa umuhungu yabonye yumva bwenge barasosa akajya kuri Instagram agiye kuri Instagram afata screen nyine ajyamo abona n'undi niho banamenyaniye niho bavuganiye abona n'amafoto y'umuhungu ari mu Rwanda before ko aza gufata irembo before ko uri umuhungu uri nguyu nyine wanyandikiza gufata irembo uri yari abanje mu Rwanda araza inaho bafashe ifoto yabo sister yari yapostinze bari gusoma women bari gusomana ya umuhungu arangije ngo ahita ahamagara ahita ajya gufata asubira muri telefone yandikira wa mutipe aramubwira se bite byawe wa mutipe ngo abanza kwanga kumusubiza yabanje yamwandikiye ngo yanga kumusubiza
yamwandikiye bite byawe umuhungu ngo uramenya ko akunda Instagram wandikiye umuntu umwe ukahiturekera ahita ajya muri telefone ngo wa mukobwa yandi yakuye mu Rwanda ahita areba mu nimero z'umutipe ahita amuhamagara umutipe aramwitaba aramubwira hey who is this arambwira ngo my name is this and this nashaka tuganira mbwa se wanyibwira urinda aramubwira ati ntago ngiye kumenya ushaka kumenya ushaka kubunanza ariko utanzi neza ati ariko ninda kwa nkubwiye icyo ngushakira urakimenya ati se umukobwa witwa gutya na gutya uramuzi arambwira yego ngo ndamuzi ni fiancé wanjye atamubwira ati none se nanjye kari fiancé wanjye ko ari fiancé wanjye kora invitation zacu zasohotse kombi umukobwa yeretse umuhungu ko bakoze invitation amuhereza invitation nk'imwe cyangwa ebyiri azimwereka nyine umuhungu we agira ngo invitation ziri hanze aziha umuhungu azana ba sister biwe baratangira baratumira urumva kombi ntibazi ko abo mukobwa bo badatumira umukobwa yabwiye iwabo ko umuhungu bashwanye kera umuhungu nyine ngo abungu bahanze bafite ukuntu bari compliqué ibintu nk'ibyo arambwira ngo ya ntago mufite ubukwe kuko yambwiye ko umufiancé yari afite urumva barashwana bamaze gushwana ariko umufiancé aba muri Belgique Germany I don't know nako ni Germany siko ndavuga kuva kare nako byibwa ni muri ibyo bihugu by'Uburayi arangije umuhungu arambwira ngo ya reba invitation urebe ko atari itariki zaho zo kwa mbere 2025 bireba ubyitegereje arambwira ati ndago ahitambwira ati ntago ngiye kubeshya ibyo nkubwira no kuri Amerika amafoto yabo kera umukobwa yaje kumurira mu Bushinwa amwereka ukuntu amafaranga ya mbere we yamuhaye gucuruza amwereka amafaranga yose amaze kumuhereza y'amasare n'ibiki byose umuhungu aramubwira ati tuza nanjye amafaranga y'asare ndayamuha amafaranga y'asare naramuhaye amafaranga y'imikenyero amafaranga y'ibiki byose amafaranga none umutipe muri Amerika naramuhaye n'amafaranga yo kugura ikibanza ngo cy'ahantu azaza bakubaka urumva ngo bakajya kubaba icyo kibanza kiri Gahanga miliyoni 40 isi cyazo kikaye kiganga kigura miliyoni 40 umuhungu aravuga ati ayo mafaranga se namuhaye ati naramuhaye umuhungu aravuga ati nanjye ariko tubaza namuhaye ashaka kugera muri ayo ngayo baravuga uyu mukobwa se ko ari ni Tinda Swindler what's going on abahungu babiri ati ntago bishoboka kuri kumbeshya wandi wo muri Amerika wewe angogira amahane cyane ariko ngo ntago yahise avuga ati baburetse gato nkwereke ahita afata telefone urumva ahita hamagara wa mukobwa ngo ahita amwita babe this umuhungu ubwo ngubwo yaramubwiye ati ngiye mfite indi telefone umuhungu yo muri Amerika yambwiye ati ngiye mfite indi telefone reka nyimuhamagaze wowe gume kuri iyi ngiyi I'm coming uraje wumva aravuga arazi kuvuga ati none se ibintu byawe byacu by'ubukwe bigeze yambwiye ati humure byose mu rugo barabizi mama yarambwiye ngo ngusuhuze this and this ngo njye kuva mu kasite karavuze ngo shanga ubacu ngusukuru bagukunze ngo niwo mukwe ko dutegereje umva ngo umuhungu ubwenge bwabo bitabusota umva bitabuvanga bujya hano burazimva ngato umukobwa w'ikigaratuye amafaranga urumva umukwambere rero umuhungu nyine umuhungu yahise abwira iwabo ati ngiye kuko ntibikibaye ibintu nk'ibyo ngibyo baravuga ati ntakundi kuntu twabigenza wa muhungu wo muri Amerika ngo yahise amanuka ahita azajya kurega umukobwa baramureze byaragenze gute ntabwo mbizi ati ariko umuhungu arambwira debi ngiye kufika isi ndagaruka mu Rwanda urumva atabwo wa mujama byarangiye ngiye tubaye inshuti twabaye aba best friend ibintu nk'ibyo ngibyo ati rero ikibazo cyatumye umuhungu atwandikira reka nkibabwire nta naho gihuriye n'icyo ngicyo uwo muhungu ari umukobwa wagendanaga n'uyu mushuti we uyu umuhungu w'umusheri wiwe umukobwa w'umusheri wiwe bagendanaga banacuruzanyaga urumva babaye inshuti muri ibyo bihe nyine by'uko umuhungu yari ari kugira igihe nyine yarashwanye n'uyu nguyu bamaze kumenya ibintu bye byose ibintu byamaze gushwana noneho umukobwa uyu mukobwa nyine bakoranaga nyine batangira kuba inshuti n'uyu nguyu baba inshuti ejo bundi rero umukobwa nyine ngo umuhungu aramubwira ati ngenda nyine agira umuhungu atangira kumukunda amaze kumukunda amenya ko umukobwa yabonye n'ibyangombwa byo kuza imba ari muri France bajya no guhura mu Bufaransa amaze guhura mu Bufaransa umukobwa nyine gasiga atuye mu Bufaransa urumva noneho ngo bageraho nyine barakundana banahitamo gutangira kubana umukobwa ava mu Bufaransa niko yambwira aza kuva mu Bufaransa atangira kujya kubana na wa mutipe nyine hahandi anahabona y'akazi urumva ko aravuye ari ibintu ngaravuye mu Bufaransa ahita kubikora hehe muri Germany noneho ikibazo rero gihari n'iki ngiki ati uyu mukobwa wandi washwanye nyine wandi wa mbere akoze ibyo byose yirirwa yandikira uyu nguyu nyine uyu nguyu bana n'uyu nguyu ngo mwandikira ngo nzagusebya ngo mfite amanudes yawe mfite amafoto yawe wambaye ubusa ibintu nk'ibyo ngibyo ngo nzagupostinga
urumva umukobwa rero aramubwira amubwira ati birashoboka ko uyu mukobwa twari inshuti cyane no koga twaruganaga n'ibintu byose n'amanu byanjye sinzi ko ashaka kuba afite ariko aramutse anayafite naho ngabo yarakuye n'ibintu nk'ibyo ngibyo uyu muhungu ari kugisha inama ati mungiramo ikintu twakorera uyu mukobwa akatuvaho atirwa dutesha umutwe ati uri umutipe wo muri Amerika ati tumaze guhura nka kangahe ati uyu mwaka wa 2025 nyine yavuye yaje gusura uyu nguyu muri Germany nka kangahe nyine yaje muri Europe bagahura nyine bagaciringa nk'abakapo urabara nicara bakana biseka umukobwa yaraduskaminze urumva so guys uyu muhungu ari kubaza ati tubigenze gute kugira umukobwa tuveho. That was the story. Bye bye. Mana nize kuri telefone ituzuye pe.